Umugani wa mama Kalisa nanjye ndumirwa nkavuga ngo ariko si uyu mwana ubu yabyize ryari mu minsi ngahe atangiye ishuri ubu amenya igifaransa kimeze gutya. Nkumva nanjye ndumiwe ariko nkashimira abarimu bakora uwo murimo ukomeye gutyo Imana ibaha umugisha. Ndashimira iki kigo cyareze Jasmine ndetse n'abandi bana bagenzi be bakaba bahaye ubumenyi bumeze gutya kandi akaba babashije gutera intambwe ingana gutya akaba arangije amashuri nakomeza imbere Imana ibaha umugisha. Diregiteri nawe turagushimira Imana imuhe umugisha. Iki kigo gikomeze kuba ikigo cy'umugisha, ikigo cy'amahirwe, ikigo cy'amahoro kandi iki kigo ni icy'umugisha pe. Dore tubashije kubona umugisha w'abana b'imfura. Reka rero n'ubuheture buzaze Imana yacu ibaha umugisha. Murakoze rero nta kintu narenzaho gusa Imana ishimwe cyane iteka ryose. twamuteguriye nk'umwana kugira ngo tumweze ko ibyo tubyishimiye. Ngombwa nuko umuntu hagaragaje ikimenyetso cy'urukundo. Mwana wanjye rero akiriye impano maze gushimisha. Ikindi ndaguha ikayi n'ikaramu. Iyi kayi n'ikaramu ukomeza urugendo, andi masomo ari imbere uzayatsinde mu izina rya Yesu. Noneho narangiza primaire izaba nkuru ikure kurenza iyi. Murakoze. Ukamuvugire ubundi nk'imfura na se barangana, ariko kuri iyi nshuro yarantengushye habuze gato. Ndi se wabo wa VP mumbabarire Jasmine. Ubundi afite izina ridushimisha kurihamagara, niyo mpamvu igihe cyose riza hafi. Aba rero ni barumuna be bari bamugeneye impano kubera bamukunda kandi banamwifuriza amasomo meza mu gihe kiri imbere, akaba ari nacyo yifuzaga kuvuga. Yaratangiye kumbaza ngo mbivuge muri rurimi mu Kinyarwanda. So niba hari icyo, can you speak? We are giving the gift
Because we love you. Umunsi ni ibirori, niyo mpamvu imvugo zose ziri kuza nk'ibirori n'ibikorwa byose bikaza nk'ibirori. Muri uru rugendo rero Jasmine amaze yiga muri La Charité, hari abantu bamubaye hafi, ariko ndavuga by'umwihariko abarimu bose bamubaye hafi kandi turabashimira tubikuye ku mutima, ariko by'umwihariko Directeur yabaye umubyeyi uyu mwana yampaga buri munsi amakuru ya Frere, akambwira ibyo bavuze. Hari n'igihe Frere yamuhaga udukado duto cyane, agafirimbi, akabura gutunamuha tw'udukado, ariko abikorera abana bose. Noneho ariko twebwe by'umwihariko turi kuzirikana ibyo yakoreye umwana wacu. Ni byinshi, ntabwo na kwihambura ngo mvuge uburyo Frere, uburyo mbashimira ngo nshobore kubyi expressinga emosiyo zamfata, ariko mwabaye ababyeyi beza, mumerita kuba umubyeyi w'abana, akunda abana bose, ariko njye ndashima uburyo nabibonye ku muhungu wanjye. N'abandi babyeyi bafite ko bashima, buriya bajya bamushimira, ariko muri iri taniro ringana gutya nous sommes très reconnaissants uburyo abana n'umwana wacu kugira imbere rero twabiteguriye. Merci beaucoup. Hanyuma abantu mwese turabashimiye, reka dushimire inzego zose kuva ku mwana muto uri hano ari uwo bafite mu mugongo kugeza ku waduteranyije hano kuri Jasmine, kuko niwe mushyitsi mukuru dufite. Mwese turabashimiye. Ibirori twari dufite hano birahumuje, reka dusabe Frere adushyire mu biganza by'Uhoraho mbere y'uko twese dusubira ku mucungaji. Reka dushimire Imana duhagaze. Bike muramfasha iyi ndirimbo n'igitero kimwe. Nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwire bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yampaye. Yanze ntarayimenya na busa, naho nyimenye irandagira, inyereka intwaro Bibiliya.
nzashimira Imana nzayisingiza mbwira bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yampaye turagushimiye turaguhimbaje Mana yacu tugushimiye ko wakomeje kubana natwe kuva tukivuka muri kano kanya tukaba turi bazima izina ryawe rihabwa icyubahiro uhoraho soko y'ibyiza byose kandi soko y'ubuzima twemera tudashidikanya ko ibyiza byose ari wowe biturukaho ariyo mpamvu tugushimiye umuryango wa Joseph tugushimiye Jasmine warinze ukamuha ubuzima ugatuma arangiza icyiciro cya materineri izina ryawe rihabwa icyubahiro ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nawe dukomeje kumugutura tumutura ndetse n'umuryango we natwe twese turakwituye uko turi hano tutari kumwe nawe twese ntacyo twageraho komeza ubane natwe mu byo turi gukora byose ukomeze udufashe nawe umubyeyi wacu Bikira Mariya ni weho wabaye iruhande rw'umusaraba umwana wawe yari ku musaraba turakwigize gukomeza ubane natwe ukomeze udutakambire ku mwana wawe umwana wawe nadutakambire ku Mana Data tuzongera gukora tubazima tuzasingiza izina ryawe komeza ubane natwe mu byo tujya gukora byose n'ibyo turimo ibyo dutekereza byose n'ibyo dukora biguturukaho kandi bikuganeho tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndabashimira umuryango w'ababyeyi ba Jasmine ubashimira nta yindi misango ihari abahagurutse bagize neza Imana ibarinde mu nzira murakoze cyane we mama wiriweho wari wowe wambyaye mama ukandera we mama wiriweho wari wowe wambyaye mama ukandera iyi mundu iyi kuzo iyi shimwe mama imundu wikuzo wishimwe mama ugiki ngirente ko ntacyo ngira cyo kukwitura ugiki ngirente ko ntacyo ngira cyo kukwitura esubi ngororano yawe suwayimbaza mama narikurahe esuri ngororano yawe suwayimbaza mama narikurahe iyi mundu wikuzo wishimwe mama
jolie. niba kuzuka kwacu umwana n'umutware niba igihugu cy'ejo umwana n'umutware mwana ukivuka ntarira urya araririmba aruta ibizwi byose binezeza mwana ku ibere rya nyina ateye ubwuzu mwana ukambakamba yatangiye gukina yiga guhaguruka yatangiye guseka yashaka kuvuga aruta ibizwi byose abana niba igihugu cy'ejo umwana n'umutware umwana iyo yiga gutumwa atangiye gukubagana yatangiye ishuri ashaka kumenya twose kugeza b'ingimbi cyangwa se umwangavu afite igikundiro kandi atwibutsa amateka n'umutware azaba umugabo azaba umugore azibaruka abana azaba umwami cyangwa umwamikazi azaba perezida ambasaderi azaririmba nkanjye azaba depite azacuruza inganda yigishe kaminuza azagurutsa indege azaba byinshi azaba byose. Nitwa Bigenimana Joseph nkaba ndi umubyeyi w'umwana Nigena Jasmine bakunda kwita VIP mu kazina ko mu rugo. Uyu mwana rero akaba uyu munsi yagize ibirori byo kurangiza icyiciro cy'amashuri y'inshuke mu ishuri ryitwa École Maternelle La Charité Mama Andrea. Yagize rero ibirori byiza kandi n'ababyeyi nabo bamubaye hafi kugira ngo ibirori bye bikomeze kugenda neza. Uyu mwana cyaduteye kumushimira kinini ni uburyo yitwaye mu gihe cy'imyaka 3 amaze yiga kuri icyo kigo. Ni umwana ukunda gukora cyane, iyo babahaye devoir zo gukorera mu rugo abashaka kuzikorera ntabakeneye ko hari umuntu umuvangira. Icyo akora igihe cyose yifuza kuzikora ari kumwe n'umubyeyi we kugira ngo amwereke icyo ashoboye gukora. Ariko iyo maze kurangiza devoir bamuhaye asaba ibyo gukoreraho kugira ngo akore n'ibindi byinshi. Ugasanga hari ibindi bitabo tumuha ku ruhande akoreramo ibitandukanye ibyo atazarometa ku ishuri ariko nabyo bijyanye n'ibyo biga. Akunda rero kongera ubumenyi kandi ukabona ari proud, ukabona ari fier y'ibyo yiga. Iki gikorwa rero twakoze uyu munsi cyo kumushimira tukamukorera ibirori nk'ibi ngibi mwabonye, ni igikorwa abantu benshi batekereza ko kidakwiriye cyangwa kidafite ishingiro ku bana bato b'imyaka 5-6 kuko baba banatekereza rimwe na rimwe ko umwana atazabyibuka amaze gukura.
ariko twebwe twavumbuye ibanga atari byo tuhimbye, ahubwo bikomoka mu bushakashatsi bw'abahanga bigaragaza ko umwana mu myaka 3 gusubiza hejuru aba ari mu gihe cyiza cyo kwigishwa, kuko ubwonko bwe burakura. Uko umuntu abushyiramo ibigomba kubujyamo niko nabwo bwakira, ariko kandi bukagenda bunakura. Bimwe mu bituma rero ubwonko bw'umwana bukura harimo umunezero w'ababyeyi, harimo kwerekwa ko ibyo akora bifite ireme kandi ko abantu bashyigikiye, ari nacyo gikorwa nyine cyabaye uyu munsi. Ubwo rero yabibonye gutya, nibwira ko byamufashije kwaguka mu rwego rw'imitekerereze kurushaho. Ubundi habaho ibintu bita igwingira ry'abana bato, riboneka mu buryo nka bubiri. Umwana muto ashobora kugwingira mu bwonko cyangwa se akagwingira mu gihagararo. Mu gihagararo rero ababyeyi benshi bakunda kurwana nacyo, umwana akagaburirwa ibintu cyangwa se akaba afite n'uburyo hereditaire, ashobora gukurikiza amaraso y'umuryango, akaba munini, akaba muremure, akaba umusore. Ariko haba n'irindi gwingira ryo mu mutwe ryo riterwa n'uburyo umwana yabaye encadré, umwana yarakurikiranwa, umwana yeretswe urukundo, umwana yeretswe ko ibyo arimo ababyeyi babishyigikiye. Ibyo byose rero bibaye impano, kumubwira ngo bravo, kumushimira mu byo akora, ntahore yitwa icyana, igishwi, imbwa, ntacyo uzimarira. Hari ibintu byinshi ababyeyi tuba dukwiriye kwirinda. Ibyo rero iyo tubikuyeho, umwana ubwonko bwe burakura, bugakura neza, agashobora gutekereza mu gihe kiri imbere, akitekererezaho ubwe kandi akaba yatekerereza umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Uyu mwana rero nk'uko nabivugaga agira amatsiko y'ibintu byinshi, ariko tugerageza kumukurikirana kugira ngo tumuhe umurongo amatsiko ye agenderamo. Twiteze iki rero kuri uyu mwana? Nk'umubyeyi birumvikana, umubyeyi burya wese agira intumbero ndende ku mwana, ariko ibyo tumwitezeho bikomeye bwa mbere ni uko azaba umuntu igihugu gikeneye. Azaba umuntu igihugu gikeneye, umuhanga mu by'ubuhanga, kandi ugira ijambo avuga rikumvikana rigafasha abandi. Ibyo rero akazabihabwa n'intangiriro ababyeyi dukomeza kumwubakira, ariko bikaba nk'icyifuzo niyo dusaba Imana n'ibyo tuyisaba. Twifuza ko yakwiga akarangiza primaire ari ku magrade meza, avuga neza ururimi rw'igifaransa, byumvikana ko nagera hejuru aziga n'icyongereza, ariko ikinyarwanda cyo tukanakimutoza by'umwihariko mu rugo, ku buryo nkeka ko nta n'umwana wazamurusha ikinyarwanda kandi n'izo ndimi azizi. Ko ababyeyi tuzamuba hafi, tumutoze n'ikinyarwanda, kuvuga ikibonezamvugo, tumwigishe byose biri mu kinyarwanda. Hanyuma kandi narangiza primaire turifuza ko nyine birumvikana azanakomeza na secondaire, akayirangiza neza tukiri kumwe nawe tumukurikirana uko Imana izagenda idushoboza, akazaniga kaminuza. Urwego twe twumva yagarukiraho ni doctora, professora, akaba umuhanga nyine igihugu gikeneye, uretse n'igihugu kandi n'isi muri rusange. Uyu munsi rero ni intangiriro za byose. Abahanga bo bavuga ko iyi ntangiriro ibaye nziza n'isoza naryo riba ryiza. Ibi rero twabigerageje, ariko hamwe no gufashwa n'Imana. Ntekereza ko atari kubw'ubushobozi bwinshi, ahubwo ni ugufashwa n'Imana, ariko kugira ngo turebe ko natwe twatanga umusanzu turerera u Rwanda, turera umwana twibarutse. Ndumva rero nta byinshi ku munsi nk'uyu navuga. Ndashimira gusa abantu batubaye hafi, umuryango, inshuti batubaye hafi, badufashije, twumvishe tunezerewe cyane, ntitwabura kubivugaho, ntitwabura kubigarukaho. Turashimira kandi n'ishuri yizeho ryabaye ubukombe, tuzanarivuga neza ko ryadufashirije abana mu by'ukuri mu bigaragara. Ndumva hasigaye ni umunezero, ibirori byiza kuri bose, after party irakomeje, ibintu byose bikomeze bigende neza nk'uko byateguwe. Murakoze. Turashimira ababyeyi b'uyu mwana twatahiye ibirori uyu munsi, ibirori byo gusoza icyiciro cy'amashuri y'incuke. Ni igikorwa ubundi kidasanzwe benshi badakunda gukora, kwizihiza ibirori byo gusoza iki cyiciro, ariko twigiyemo byinshi kuko hari abana benshi tubonye biteye nakwita icyo bita ishyari kuba bo batarabikorewe, ariko by'umwihariko ababyeyi twigiyemo ko ari byiza ko ikintu cyose kinezeza umwana, kimubera inyigisho, kimubera
urugero rwiza twajya tukizihiza kuko hari inyigisho umwana akuramo kandi byose bigakorwa n'ababyeyi. Rero ababyeyi b'uyu mwana turabashimiye kuko natwe tugiye kubyigiraho tunabitoze n'abandi babyeyi bagenzi bacu. Turabona ko mu minsi iri imbere bishobora kuzajya bitanga umusaruro. Ndi se wabo w'uyu mwana, birumvikana no kugira ngo nitabire ibirori nk'ibi ntabwo ari ku mwana uwo ari we wese, cyane ko ari igikorwa kidasanzwe. Rero uyu mwana ndi se wabo, ni ukuvuga ko papa we ise umubyara tuva indimwe, ni mukuru wanjye. Bivuze rero ko twakitabiriye nk'umuryango abantu ba hafi. Iri ni itangiriro ry'urugendo bigendanye no kwiga. Navuze ko ari icyiciro cy'amashuri y'incuke, ni ukuvuga ko agiye noneho gutangira amashuri abanza, hazakurikiraho ayisumbuye ndetse na kaminuza uko Imana izagenda itanga amahirwe. Ariko turamwifuriza ko mu mashuri abanza agiye gutangira muri uyu mwaka utaha yazayiga neza, kandi abonye ko ashyigikiwe, abonye ko imiryango ihari. Ntekereza ko bizanamufasha mu gukurikira amasomo ye neza, kuko iyo umwana ashimiwe arushaho gukora neza. Murakoze, nitwa Claudine Muhumudu. Ninjye umubyeyi wa Nige na Jasmine wa graduate uyu munsi. Bimwe mu bimuranga, arangwa n'umwete mu byo akora, kandi ndetse no mu rugo arangwa n'imirimo. Urabona akunze gukora cyane. Rero mu myigire ye navuga ngo yize mbishaka, yize mbikeneye, kandi yiga n'ibyo numvaga mu ndimi nashakaga n'ubundi. Ikigaragara cyo ni uko ibyo nifuje bigenda bigerwaho. Saha gusa rero muri materineri ndifuza ko agera muri primaire, akagera muri secondaire na kaminuza, ndetse no kurushaho n'ahandi hisumbuyeho kure hashoboka. Icyifuzo nk'umubyeyi mfite kugira ngo umwana wacu azagereho. Mu bimuranga bindi rero, arangwa n'urukundo mu bandi, akunda kugaragara nk'umuyobozi mu bandi, kandi rwose ibyo nanjye ndabyishimira nk'umubyeyi we. Ndetse mu byo nifuzaga ko umwana wanjye azaba harimo nko kuba yaba dogita, injeniyeri ukomeye, kandi ibyo nabyo mbimubonamo, iyo mpano nyimubonamo ko hari igihe kizagera, mu gihe kizaza ibyo bintu nizera ko bizakorwa. Ndamwifuriza amahirwe rero mu buzima, mu myigire ye mwifuza gutsinda, mu buzima mwifuza gukomeza kugira urukundo ndetse no gukunda Imana, nk'uko njya mbona uko agiye kuryama abanza gusenga, agiye kubanza gusenga, umuco mwiza ku ishuri bamutoje wo gusenga. Ibyo nabyo bizamuranga, ni bimwe mu byo nifuza ko bizamuranga no mu gihe kizaza. Ni byinshi navuga ku mwana wanjye, umwana w'imfura, niko bimeze. Ni byinshi rero namwifuriza, ariko igikuru mwifurije ni umugisha w'Imana mu bihe bizaza, no muri ibi bihe turimo, na kera ntazi n'amasazire ye yose. Nifuza ko azasaza, kuko nta buzima budasaza bubaho. Azasaza mu byifuzo bye byarashujwe, kandi natwe turabiteze amaso, ndetse tuzagerageza gukora uko dushoboye kose kugira ngo umwana wacu agire kure aho twifuza nk'ababyeyi. Muri make navuga ibyo. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Nyirantwari Beransire, umwe mu babyeyi ba Jasmine bakurikiranye imikurire ye n'imyigire ye. Mu buzima busanzwe ndi umurezi. Muri iki cyiciro cy'uyu mwana yari ariho yarangije, umwana abasha kwigishwa kugira ngo abashe gukura mu byiciro bitatu. Umwana akure mu buryo bw'ubwenge, umwana akure mu buryo bw'amarangamutima, ndetse umwana akure mu buryo bw'imibanire ye n'abandi. Ibyo byose ndagenda mbihuza na Jasmine uburyo namukurikiranye, kandi nanjye nabashije gukorera ku kigo yizeho.
numvaga nifuza no kuzamwigisha ntabwo byakunze, byabaye ngombwa ko njya gukorera ahandi. Jasmine mu bijyanye n'imikurire y'ubwenge, ubona umwana uzi ubwenge, ushaka kuvumbura, ushaka gukurikirana ibintu byose ndetse ugira ibibazo byinshi, ubona afite amatsiko menshi yo kumenya ibintu byinshi. Yajyaga akunda kumusanga mu rugo, yanyitegereza agahita amenya ko agomba guhindura ururimi akamvugisha mu rurimi rw'igifaransa. Yakundaga kuvuga bonjour mama Pranis, nkunda kubyibuka rero. Hanyuma tugakunda kuganira sasekwa saserakwa, kunda kumbaza ikibazo nk'utwo nkagenda musobanurira, ibyo bikamfasha bikanyereka ko ari umwana ufite ubushake bwo kumenya ibintu byinshi. Hanyuma rero ku bijyanye imikurire y'amarangamutima, ni umwana ukunda gukina, ukunda abandi bana, ukunda kwiyegereza abandi bana, ku buryo akunda gukina nabo, gusharinga nabo, nimba ari nk'ikintu afite twari duturanye, ku buryo nimba ari nk'umugati bamuhaye cyangwa gusa agahita aza yirukanka, agahita aza guha abandi bana bishimiye, tukaba twanabihuza ndetse n'imibanire myiza n'abandi, ku buryo ubona ko ari umwana urentegere. Ikindi ubona ko Imana yanamwihereye igikundiro by'umwihariko, wasangaga umwana wese avuga ndashaka gukina na VIP, ndashaka njyewe mushyire hamwe na VIP, ukabona VIP ni izina yiswe n'umuryango nyine tuziranyeho, undi yitwa Niyigena Jasmine, tumwita rero VIP cyangwa VIP. Ugasanga abana barambwira mama tujya kwa VIP, tujya kuruhukira kwa VIP, ugasanga ko ari umwana ukunzwe n'umuryango kandi n'umwana rwose nawe ubona ukunda abantu. Ikindi nkunda kumubonaho, ubona ko ari umwana ugira ubwuzu, iyo abonye umuntu wabona aza yihuta aza kumuhobera, ukabona ubwuzu, ukabona araseka, arishimye, arakeye ku mubiri no ku mutima. Ibyo byose rero bituma twese, ariyo mpamvu twateranijwe na Jasmine kugira ngo twitabire ibirori bye. Nawe akunda kwitabira ibirori by'abandi, akunda kubaza amakuru y'abandi bana, ibyo byose bikatwereka yuko umwana wacu ari ku kigero gikwiriye. Ibyo byiciro byose twumvaga tumwifuzamo turabona yuko ashyitse, ari ku rwego rwo kujya kwiga ikindi cyiciro cy'amashuri abanza.